Ibintu byo kwishimirwa rero, Ishimwe Naomi uyu munsi yasoje igitabo yaramaze iminsi yandika. Uyu munsi yerekanye amafoto y'uko yarasoje umurimo amaze igihe kirekire akora anonosora. Ishimwe Naomi rero ni umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi cyane cyane bamenyekanye muri Miss Rwanda. Yongereye gukora ikintu gikomeye cyishimiwe n'abanyarwanda benshi kuri social media nka Instagram ye. Yerekanye amafoto yishimiwe n'umugabo we ko byari byifashe uko baserebuye nyuma yo gusoza iki gitabo. Rero nyuma y'imyaka myinshi amaze yandika igitabo yashyize hanze cyitwa More Than Clothes, ariko urugendo rwe ntabwo rwari rworoshye kuba iki gitabo yagishyira hanze. So rero byari ibintu byishimye, byari ibintu by'agaciro ibyo tugiye kuba twarebera hano muri iyi video, tubigende tubigarukaho kimwe ku kindi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri iyi channel, ngo haye ikaze ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo utazagira video n'imwe igucika iturutse hano. So rero mu magambo ye bwite Naomi yavuze ati hari igihe numvaga nacika intege cyangwa se nkumva rimwe na rimwe nabivamo byose akaba yabireka. Yagize ati hari igihe nashakaga kubireka burundu ariko nkujya nkagira ibindi bintu nikorera kuko byose byari bindemereye cyane. Igihe rero Sandrine Bwiza yansuye mu gihe twabaga tweditinga nararize cyane, ariko nubwo byari bikomeye yakomeje kunyibutsa ku nkuru ye ifitiye agaciro kitwa No Matter What People Say My Story Stay Matter. Rero kano kantu kakoze abantu benshi ku mutima, kavuga ngo No Matter What People Say My Story Stay No Matter. Ubwo rero byari ibintu byiza, wabonaga ko ari ibintu bishimishije. Igitabo cye yaje kwita More Than Clothes. Si inkuru isanzwe, ni urugendo rw'umukobwa wanyuze mu bihe bigoye ariko ntiyigeze acika intege. Naomi yavuze ko Imana yamubereye imbaraga kandi mbere na mbere yashyiraga Imana imbere no kuba yabyereka Imana. Mbere y'uko igitabo cye rero kigera ku bandi, yari yagisengeye ubwo bwite yagifatiye umwanya, abanza gushima Imana, abanza kwiragiza Imana kuboko umurimo we ukomeye asa nkaho awusoje. Ni igitabo rero kivuga gukunda ubuzima bwawe cyangwa se gukunda ubuzima, kwiyakira no kwibuka agaciro ka muntu karenze imbaraga cyangwa se icyubahiro cy'isi. Niko nabivuga. Rero Naomi yakoze ikintu cyiza rero, yashimiye cyane cyane itsinda ryagiye rimufasha muri Imagine A1 ndetse no mu bagabo bamufashije kuba batunganya iki gitabo, abamwibutsaga buri munsi ko kudacika intege, abamushiragamo imbaraga za buri munsi. Yagize ati hari igihe twiyerekana tumeze neza ariko imbere muri twe turi kurwana n'intambara zikomeye. Imana ikomeje kuja idushigikira. Hari igihe ubona turimo turagenda dufite ibiduhangayikishije byinshi, muri imbere ku mutima hariho ibintu umuntu agenda atekereza ariko inyuma kuba atabasha kuba yabigaragaza. Uyu munsi rero Ishimwe Naomi aravuga ko ibyo byose byari byarateguwe n'Imana. Iki gitabo cyane cyitwa ngo More Than Clothes kirerekana ko buri muntu wese afite inkuru itangaje ashobora kuba yakubwira kandi ikaramba by'ukuri. Birerekana yuko buri muntu wese yakubwira story ye ukaba wayitegera amatwi. Buri wese afite ubuzima yagiye anyuramo. Ese wowe iyo ubonye niba iki gitabo wakibonye cyangwa se mu bihe wagiye unyuramo, ni ikihe kintu kigufasha kuba warushaho gukomera? Ni ikihe kintu kigufasha iyo ugeze mu bibazo kuba warushaho kugenda utera imbere cyangwa se kuba wakwihanganira ibi byose uri kugenda unyuramo?
ndakeka iki gitabo nikibasha kuba cyakugeraho, gishobora kuba cyagufasha kikubwira ubuzima Naomi yagiye anyuramo cyangwa se bimwe mu buzima bwe bwagiye bimuranga, uraza kuba wabisobanukirwa. Buri wese aba afite ahantu hafite intege nke n'ahakura imbaraga nyinshi. Nakugira inama yo kudacika intege no kujya gukora cyane, keep going, ibyiza biri imbere. Igitekerezo cyawe iyi video nikunda uyisharinga abantu cyangwa se uyilikinge, igitekerezo cyawe kirakenewe. Reka dore mu zindi video zitandukanye, ndabakunda cyane. Hasta la vista.